umusatsi wakuze ibi bintu ndi gukora umusatsi ukura vuba pe. Igitunguru kirandiye sorry. Shaye ibitunguru biraryana mana yanjye. Ndagusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show muri aya masaha, umeze gute? Nizere ko Umwami Imana akurinze kandi nizere ko umeze neza. Mbwira abatameze neza, nubwo ubona uyu munsi bitameze neza, ariko humura, mu ijuru hari Imana. Uyu munsi bishobora kuba bitameze neza, ariko ejo bikamera neza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twikoreze Uwiteka amaganya yacu yose. Amaganya yawe ufite uyu munsi yikoreze Uwiteka, kuko niwe wenyine, niwe wakurengera, niwe wagutabara. Kuko abana ushobora kubwira ibyawe umwana w'umuntu, ariko umwana w'umuntu ntacyo yakumarira. Nshuti yanjye, reka amaganya yacu tuyikoreze Imana Data, kuko Imana Data ishoboye byose, nta kijya kinanira. Uyu munsi nje imbere ya kamera muri kumbona ahangaha, mfite igitunguru kuri ino sahani. Nje kukubwira ikintu wakoresha iki gitunguru, ko wakigenza umusatsi wawe ugakura vuba nyine ukavayo. Nje no kukubwira ikintu wakoresha kugira ngo umusatsi wawe urambuke. Ibyo byose ni byo nje kubabwira muri ino video. Nizere ko tugiye kubana, basaba utarakora subscribe kugira ngo akore subscribe, mukoreshe like na comment, kandi mujye mukomeza mu nkurikirane muri bino biganiro nshiraho hano. Iyo mbishyizeho nkabona mubirebye, n'ukuri biranezeza bikantera imbaraga zo kongera gukora indi video. Uyu munsi rero reka ntangire nkubwira, reka mbanze nkubwire ukuntu ikintu wakoresha umusatsi wawe ukarambuka kandi utagiye muri sesh. Nta sesh wakoresheje kandi ukaba ufite umusatsi mwiza, umusatsi urambutse. Nshuti zanjye, hari abantu ujya ubona, reka mbanze mbagire inama y'iki kintu. Mbabara ntiwihutishe iyi video utumvishe ino nama nkugiriye. Ku bantu mujya muri seshe kandi mufite umusatsi wa naturel, ntago ari byo, nukuri ntago biba ari byiza ko wajya muri seshe, kubera ko seshe yica naturel pe, ituma umusatsi upfa. Uzarebe iyo ugiye muri seshe, hari ukuntu bagira umusatsi ukaba ubwoye ukuntu, ku buryo uzajya unacikagurika. Benshi usanga hano warashizeho. Abantu bajya muri seshe, najya nimba ushaka gutunga naturel nziza idapfuka yawe, mbese ikintu wazagikoresha ku buryo uzajya uhora ufite umusatsi urambuye. Nababwiye ko gutunga naturel nshuti zanjye ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ni ukurwana urugamba rwo kugira ngo umusatsi ukure. Mbwira abantu bansabye amavuta, ibintu bakoresha bigakiza imvuvu mu mutwe, ndahari, ngiye kubategurira ikiganiro. Mwandike muri comment, ariko nimba mushaka ikiganiro cyo kuntu imvuvu zashira mu mutwe, nacyo nzakibakorere vuba, nzakibahereza, kuko mpari ku bwanyu. Ndi Fofo wanyu, Fofo w'Abanyarwanda. Sibyo, ndi Fofo wanyu, ntacyo muzansaba ngo nkibime. Hoya ntacyo mwasaba. Ikintu rero narinje kubabwira, sorry ko naringiye muri byinshi, ariko ikintu narinje kukubwira cyatuma ugira naturel nziza ihora irambutse. Narinje kukubwira ko ukenera naturel ihora irambutse, mu gihe hariho abantu bakunda koga mu mutwe. Uretse ko koga mu mutwe n'ukuri atari byiza, guhora woga mu mutwe nyine kandi wifuza gutereka, ntabwo ari byiza. Ibyo ngibyo ni ikintu cya mbere mubwiye. Nimba se umaze koga mu mutwe, hita usokoza, numara kumuka usigemo amavuta yawe. Numara gusigamo amavuta, ufate
ufate igisokozo usokoze, nurangiza ku bantu mwifuza gutunga natirere nyinshi cyane kandi irambutse, usukemo igituta. Ntabwo uzatunga natirere nyinshi, icyo ni ikintu muhakaniye nkubwisheho n'ukuri. Ntabwo uzatunga natirere nyinshi mwigwa mu mugongo udasuka igituta ngo umusatsi uzagukundira. Kereka hari ibindi bintu ukoresha, ariko mu buryo bwo kurinda umusatsi, kuko nimba uri gushaka gutereka umusatsi ntabwo bishoboka kwatunga umusatsi utagira igituta, kuko iyo ushyizemo igituta warangiza ukagihambura, wenda nimba ugiye nko kujya ahantu rarusutse igituta mu gitondo, buke ugihambure, nugihambura uzambwira, umusatsi wawe uzaba warambutse. Ariko reka nkubwire ukuntu byatuma urambuka neza. Kuriya nuba umaze gusuka igituta, nuba umaze gusuka igituta, gufata amavuta usiga mu mutwe ntabwo nyazi ayo ukoresha, ariko hano kuri Fofotifi naberetse amavuta wakora ugasiga mu mutwe kandi umusatsi wawe ukoroha. Ari amavuta naberetse, buretse ndayapininga ku kiganiro hasi, wowe utarayabonye ugende muri comment, ndaba napininzeho ikiganiro cyayo, ukirebe kuntu wayakora. Ugafata ari amavuta wamaze gusuka igituta, ukagenda uyasiga kuri cya gituta n'aha hasi, kuko aha hasi nyine noneho uhareba kubera ko haba harimo ya mirongo y'igituta, ukagenda uyasigaho. Ndakubwiye, ushatse guhambura urahambura, ugahita ubona umusatsi wawe nyine urarambutse, ufite fresheri, urasa neza, ubutera n'ibishashi, kuko ari amavuta nakoze murabizi ni meza pe. Abantu bayagerageje narabibonye muri comment zanyu njya nzireba, ko hari abo yagiriye umumaro, n'ukuri n'abandi mwayakoresha. Ubwo rero iyo uhambuye cya gituta cyawe, bafite ibintu byinshi guys, ariko nyine mwihangane, n'ubundi mba ngomba kubibabwira kuko nkeneye ko musirimuka, nkeneye ko musa neza, sibyo? Iyo uhambuye ugasokoza uba ubona ufite umusatsi mwiza pe, umusatsi ufite fresheri, utera ibishashi, ku buryo mbese uba wakoze. Icyo ngicyo cyari cya mbere gituma utunga umusatsi urambuye kandi utagiye muri seshe. Mbabwiye ko muri seshe atari byiza nimba ushaka gutunga natirere yawe nziza. Z'abantu seshe yagiye yicira umusatsi pe, ndabazi babashuti banjye. Noneho reka nkubwire kuri kino gitunguru, ikintu ukuntu wabigenza, cyangwa se mbibakorere kuko nanjye amazi nakoreshaga yashize sorry. Reka mbibereke, mwereke ukuntu wakora amazi uzajya ushyira mu mutwe akuza umusatsi pe. Urabona ko nkikasemo kabiri igitunguru, ndahita ntangira nkirabe. Ibi bintu ngiye kukwereka bikuza umusatsi, na kuriya nababwiraga by'igituta. Ushobora gufata igituta cyawe, kuri uba wagisutse nyine nta hantu uteganya kujya, ugasigamo. Ni ukuri urekeyemo kiriya gituta icyumweru kimwe ushiramo aya mazi y'igitunguru, umva wazambwira nawe ubwawe waba ubibona ukuntu umusatsi wakuze. Ibi bintu ndi gukora umusatsi ukura vuba pe. Igitunguru kirandiye sorry. Shaka ibitunguru biraryana mana yanjye. Usaba undi muntu igitunguru kijya kirya mpanjye we. Mana we. Ndahumirije guys, mubwire ikintu nakora kugira ngo igitunguru ntibinke. Nakora iki? Biranzengereje. Kamumirize n'ubundi no video ngomba kuyikora ikagira gute
ikarangira, kuko nimba nayiteguye ngomba kuyibaha nshuti zanjye. Ngomba kuyibaha rwose. Aya ngaya ariko ari bunkorere niyo narekera. Sori n'ihanagura mu maso. Turabishyira ku ruhande ku kantu nyine uba wateguye. Aha, noneho cyari kinzengereje guys, mumbwira umuti. Ariko numva ko igitunguru ari cyiza. Igitunguru ni cyiza, cyoza amaso. Igitunguru cyakinsashasha pa. Dore ngibi bintu tumaze kurapa biradusaba kuba dufite akayunguruzo n'akantu keza tuyungururiramo. Ndakubwiye ngo umusatsi wawe urakura vuba pe. Urahita uyungurura igitunguru, kiyungurure neza. Muri kubona ko nyine biri kuvamo, muri kubona amazi ari kuvamo. Aya mazi rero niyo tuba dukeneye kugira ngo tuyashyire mu musatsi wacu ukore vuba kandi usa neza. Ndakubwiye ngo mu gihe cy'icyumweru uba ubonye iki? Uba ubonye itandukaniro. Uba ubonye itandukaniro. Uri kubireba guys, ibi ni ibikatsi. Rero yamaswe dukeneye ngaya igitunguru. Urabona kandi iki ni igitunguru kimwe pe nkoresheje. Wabonye ko nacyo nsigasheho gato. Reba amazi avuyemo yose. Aya mazi niyo ugenda ukoresha usiga hano mu musatsi, ukajya gutya umusatsi wawe ukagenda usigaho ahangaha ku ruhu. Bene aha ku ruhu niho ugenda usiga. Ndakubwiye mu gihe cy'icyumweru umusatsi wawe ukuze pe kandi ukaba urambutse. Mwakoze kubana nanjye. Ntago nshaka gukora video ndende ko ndabizi ko mudakunda amavideo maremare. Reka mbabwire ngo mugire umunsi mwiza kandi Uwiteka Imana barinde. Utarakora subscribe nakore subscribe. Inshuti zanjye mukore share, like na comment. Munshirire no kuri stati n'abandi babibone. Hari umuntu ushobora kuba atazi photo official ariko washyize kuri stati yawe yabimenya nawe akajya nkurikirana. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Naho